narongoye n'umuturanyi, gusa nyine ikibabaje uwo muturanyi wandongoye umugore we ni inshuti yanjye magara pe, tuganira byose. Nahoraga numva mfite amatsiko yo kumva uko umugabo we abikora mu gitanda, bitewe n'uko uwo mugore we nyine yahoraga bimbwira ambwira ukuntu umugabo we arenze. Reba nyine nka gutyo ufite umugore w'inshuti yawe muganira ibintu byose, mukaganira amabanga yo mu cyumba. Uwo mugore we rero iyo nshuti yanjye magara, buri munsi iyo tuganiriye cyane cyane nka mu gitondo agahita antera sitori z'ibintu byamubayeho, kuko umugabo we akunda kumurongora kuwa gatanu nimugoroba, kuwa gatandatu, kuko nyine weekend badakora. Rero buri uko yaje kundeba nta kindi kintu aza kumbwira, ambwira ukuntu umugabo we arenze, amukorera ibintu birenze, akambwira ibintu umugabo we amukorera. Umutima nkibaza ntese ibintu uyu mugore ambwira koko umugabo we amukorera nibyo? Akambwira ati umugabo wanjye yagiye kundongora, arabanza akantegura muri ubu buryo, akankorera ibi n'ibi. Si ukubabeshya, buri uko uriya mugore yanganirizaga ambwira izo nkuru, numvaga muri njyewe ngize ishyari, nkumva icyampa byibuze rimwe nkaryamana n'umugabo we. Kuko atari ukuvuga ngo wenda ngo ngiye nuko umugabo wanjye atabizi, gusa ni nabyo umugabo wanjye nyine ntabyo azi, ariko ntabwo aricyo cyatumye njya kumuca inyuma. Kuko mbere hose, mbere yuko n'uyu mugore aza ngo duturane, ubundi umugabo wanjye ntiyabinkoreraga neza buri gihe, ariko nari narabyakiriye kuko navugaga nti ndamukunda, twasezeranye ko tuzabana mu bibi no mu byiza. Kuba rero ndongora nabi ntabwo byatuma mpita mwanga, ngomba kubyakira. Ariko uyu mugore duturanye akiza agatangira kumpa ayo makuru, akambwira ukuntu umugabo wamurongora neza, mukorera ibintu byiza, akambwira positeri zibaho n'izitabaho amukoresha, akambwira uburyo umugabo we ngo ajya amurongora bahagaze, ngo ku buryo ngo aba yumva ngo iri kugera mu bwonko. Mana y'isi n'ijuru, buri uko yambwiraga iyo story numvaga muri njyewe ndi kugira irari ry'uwo mugabo. Gusa kuko ari inshuti yanjye ntabwo nabimwerekaga, wenda hari ukuntu namubwiraga nti mwana we uri kumbwira nkumva ngize amatsiko, ariko mu by'ukuri iby'amatsiko byo nari nkomeje, ariko ntabwo nigeze mpanga ngo nzamuca inyuma. Ejo bundi rero mu gitondo naricaye, nari ngiye guteka akanyama kuko umutware wanjye yari butahe saa sita, ejo bundi kuwa gatatu. Nuko mvuye guhaha akanyama ntangira kugakata, ariko icyuma cyanjye mbona ntikiri guca. Ndavuga nti hoya, reka ntire uyu mushuti wanjye afite ibyuma bibiri bishyashya. Ubwo nagiye nambaye uko nari nambaye agakabutura nyine kanyegereye gatoya nk'umuntu uri mu rugo, cyane ko iyo ndi mu rugo umugabo wanjye hari imyenda nkunda kwambara nyine bene ubu bwenda buto bugaragaza imiterere yanjye. Umugabo wanjye arabikunda cyane, ku buryo iyo nkenyeye nk'igitenge turi mu rugo aba yenda kunyica. Arambwira ati jya ubikenyera ntahari, cyangwa ubikenyere ngiye gukaraba. Igihe mari mba nshaka kureba amaguru yawe, mba nshaka kureba ubwiza bwawe, ujye umbabarira. Noneho ubwo uko nagahagurutse aho ngiye gushaka icyuma, nagiye nirukanka ntanahinduye kuko numvaga ariyo wa mugore. Ndagenda mfunguye gate, mbona irafunguye, mpita ninjira, mpita ngera ku muryango nkomanga, ariko mpita ninjira nk'umenyereye kwinjira mu nzu z'abandi ku manywa kuko uzi ko umugabo we adahari. Nagiye mpita nkinjira muri salo, nsanga umugabo w'abandi yicaye muri salo arimo arareba filime, arimo anywa agacyayi. Imbere ye yari ateretse agacyayi n'umuretaho ku ruhande. Isoni ziranyica, mpita niyumanganya, ndaza ndamusuhuza, ndamubwira nti mwaramutse. Aransuhuza, ndamubwira nti ese Epifaniya arahari ko ari we nashakaga? Umugabo ati ese wabanje ukicara, nta kibazo, uravuga uhagaze kubera iki? Ni karibu icara. Umugabo uvuga neza, mba ndicaye iruhande rwe ariko ntamwegereye. Arambwira ati rero madamu ntawe uhari?
yagiye gusura iwabo ariko araraje araza nimugoroba, ariko hari icyo wamushakiraga wambwira nanjye nkumva ko hari icyo nagufasha kuko ni umugore wanjye, nkeka ko icyo wamukeneraho nanjye wakinkeneraho. Ariko ubwo uko mvugisha njyewe urumva buri uko murebye nta kindi kintu nibuka bya bintu Epifani yambwiye. Buri uko murebye uriya mugabo yaba nshari nko mu modoka agiye mu kazi, nibuka ibintu Epifani yambwiye nkavuga ntusha avuye kubimukorera bya bintu Epifani yambwiye. Ndamubwira nti rero narinje kumutera icyuma, arambwira ati nta kibazo reka nkikurebere. Aza bizanye ibyuma byabo byose, arambwira ati hitamo icyo ushaka. Natoye icyo nzi gishyashya. Ngiye kugenda mpagurutse gutya ngiye gusezera, umugabo ati ese urihutishwa n'iki, wabanje ukanywa agacyayi, reka dusangire agacyayi. Ndabwira nti ariko ngiye guteka. Uti nta kibazo ndabyumva ariko reka dusangire agacyayi. Wibuke nanjye uwo mugabo murumva nyine ewana ari imari. Naricaye aho ngaho mfata agakombe nanjye yampa icyayi ndanywa, dutangira gusangira n'umureti. Atangira kumbaza ibintu byinshi, umva nagiye kora mbona umugabo atangiye kunganiriza nkora gutya ku kibero gutya, waba wicaye mu ntebe imwe n'umuntu nura akarambura akaboko akagukora ku kibero, yavuga akagukora ariko ubona atari ibintu nyine bikomeje. Ariko ikintu gitangaje mu bwonko bwanjye kuko hari harimo ko uyu mugabo arenze, yankoraga ku kibero, ngiye bwanjye mu mubiri nkumva ibinyugunyugu bitangiye kuzamuka, nkumva imbere ritangiye kumfata, ariko ubwo ryari ibanga ryanjye kuko nta gahunda nari mfite yo kuryamana nawe. Ankora ku kibero, noneho njyewe ubusanzwe ngira ubwoya bwinshi ku maguru, ngiye kumva nugambaje ngo ese ubu nubwo bifite ku maguru? Ndamubwira nti yego. Ajya noneho yankoraho neza gutya, ubwoya noneho burahagarara. Nanubwo kuko ngiye nkoragaho nkumva nyine ibintu by'umuriro n'amashanyarazi, ubwoya nyine ngiye ubwoya bwinshi. Abantu mutari kundeba bagira ubwoya bwinshi, bugahita bubyuka bugahagarara. Umugabo yatangiye kunkoraho gutya, aramanuka akora ku maguru, arambwira ati nkunda abagore bafite ubwoya pe, ati byarambaje kuba umugore wanjye adafite ubwoya, ariko barandahinga abagore bafite ubwoya ngo muba muryoshye cyane. Ati ese nibyo cyangwa ni igikabyo cy'abantu? Uko niko yambazaga. Ndamubwira nti rero ntabwo mbizi, byamenwa n'umugabo wanjye. Uwo muturanyi arambwira ati cyangwa byamenwa n'ukurongoye, uwo ari we wese ukurongoye yabyumva. Ndamubwira nti yego byamenwa n'ugezemo, ariko njye ntabwo nabimenya kuko icyo nkora ndatanga, ntabwo ndukure. Umugabo ati warabeshya, ati nta kuntu waba utabizi, ati ahubwo uzi ko ntangiye kumva umubiri urimo urahinduka, ubwo kandi niko ari gukomeza kunkoraho. Arambwira ati se wambabariye basi ukambonja nkanagerageza nkumva n'ibi bintu bavuga ari byo, kandi bishobora kuba ari byo. Ati kuko uburyo ureba neza, uburyo useka neza, ati ugaragara nk'uryoshye. Umugabo satangiye kuntera imitoma, ewana nanjye ndayumva nkumva ni byiza. Gusa ubwo akomeza kunkoraho naragiye ndashyuha pe, bimwe byanya byo kwa kundi wumva ushaka no kujya kunyara, ndagenda ndashyuha, umuriro uraka, umuriro unzamukamo. Umugabo yakomeje kunkorakora yanga kundekura. Umugabo arahaguruka arambwira ati ese kuki wagenda gutyo Epifani, ntaho hari basi wambariye kuko numve basi nimba hari itandukaniro cyangwa ari kimwe cyangwa ari ibikabyo by'abantu. Ati ndakwinginze. Umugabo yatangiye kunyegera, ariko ubwo muri ako kanya yari ahagaze yari yabishatse. Umugabo yaje anyegera arambwira ati I beg you, wambabariye nkareba niba batarabeshye cyangwa ari kimwe. Yaje atangira kunsoma, ankoreje iminwa ye yanjye nyine kuye, numva ibinyugunyugu biri kuzamuka, kumbe ni rwa rupfu napfuye kera mu mutwe rurimo rurabimfashamo kumva ko
ari ingenzi koko nanjye mbikeneye, rwa rupfu napfuye mu mutwe. Bya bintu umugore we yambwiye umugabo akora kuko ntago ari ukubeshya, yarankarishije muri ubwenge. Umugabo bya bintu umugore wajya ambwira, kuko umugore yajyaga ambwira ukuntu ngo umugabo amukoza ngo akarimi mu ijosi ngo buke buke ngo akakazamura, agahita yumva ngo agakojeje mu gutwi ngo cyangwa ngo inyuma ku matwi ngo agahita akamanuka. Umugabo ibyo byose yarabinkoreraga nkahita nibuka neza uko Epifani yabimbwiye. Kuko ibyo byarabaye kugeza nyine kagakabutura nkakuyemo, ariko ubwo nari natse umuriro umwe uteye ubwoba, ku buryo yakozeho nawe arambwira ati hano hantu harashyushye. Numvaga ari umunyenga, numvaga ari ijoro rito. Noneho urabyumva nk'umugore rero udaheruka kurangiza, umugabo apfubya buri munsi, umugabo yarabikoze arambwira ati bya bintu ni ukuri.